Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze kandi ku biganiro tubagezaho byacu bya buri munsi. Nkuhaye ikaze nawe kandi ugeze kuri iyi insanganyamamakuru ya buri munsi, nubimenya ukomeze uko subscribe kandi ukoresha ku biganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda. Uyu muryango uyikaze buri umwe wese kandi urose ugomba kumenya amakuru ku gihe kandi amakuru yizewe. Urupfu si ikintu, akenshi ntabwo wavuga ko urupfu ari rwiza cyangwa se ngo uvuge ngo uriya yapfuye neza cyangwa yapfuye nabi, uko urupfu rwo rwose ni urupfu. Ubu rero uko wapfa kose wapfuye, wapfa kubw'impanuka, wapfa kubw'uburwayi, wapfa kubera ikintu runaka, ariko uba wapfuye. Uyu musore yitwa Eric, yamaze kuva mu buzima, ntabwo akiriho, yakoze impanuka itabaho, urupfu ruhita rwiyandika ako kanya. Byagenze gute rero? Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro byacu bya buri munsi. Uri mu Rwanda, mu ntara zigize kuri enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uturere 30 twose n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ak'iburasirazuba, ubwo n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Kenya ndetse na Sudan n'ibindi bihugu bitandukanye. Abari muri Central Africa mbahaye ikaze, West Africa mbahaye ikaze, Afrika y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo mwese mbahaye ikaze. Hari benshi namwe ukunda kureba ibiganiro byacu na documentary muri Ikota Mesibi cyangwa se i Burayi, mwese namwe mbahaye ikaze kandi bifurije ibihe byiza mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Nari maze kukubwira ko urupfu si ikintu, urupfu rwo rwose aba ari urupfu, kandi urupfu rwo rwose burya nuko rwose icyo ruhuriho rutwara ubuzima bw'umuntu. Uti byagenze gute rero? Ese kugira ngo ibi bibeho, uyu umusore abe atakiri guhumeka umwuka w'abazima, ese byari binyuze hehe kugira ngo uyu musore rwose ibyo bisa naho birangirire hariya? Mwese murabizi iyo hari gukorwa icyo bita umuhanda, cyangwa se bari kwa kuntu izi modoka zimwe zitwara ibitaka, izi modoka izi ngizi zimwe zishinzwe kwikorera amabuye baba bari gukoresha mu muhanda. Ya mwese murabizi ibyo byose kandi babitwara bafite imbaraga, baba bafite ingufu nyinshi cyane. Ni nayo mpamvu rero ngiye kubagezaho inkuru ijyanye n'ibyo ngibyo, ijyanye n'iyo mpanuka yabaye ku munsi w'ejo mu masaha make cyane, aho iyo mpanuka yabaye ituma ihitana umusore yitwa Hakizimana Eric, wari utwaye imashini yifashishwa mu bwubatsi cyangwa se tractor. Benshi mu kinyarwanda tuvuga ngo ni za karagita, tractor cyangwa se karagita. Ubwo rero yararimo amena igitaka mu cyobo, imashini nayo yanyereye, amanukana nayo mu cyobo, ahita yitaba Imana. Byagenze gute rero? Uyu musore yarari kuba kwa kundi wafashe imashini ari kwitwara, n'ubundi aba yicaye hejuru, then arangije mu gusuka itaka agira ngo arirohe mu cyobo aho yarahagaze, amapine y'imbere yo yahise nyerera. Amaze kunyerera, ya modoka aho kugira ngo itware itaka ahubwo itwara umuntu. Uyu rero Hakizimana yaje kuba nawe yisanga mu cyo cyobo, mbese nawe yamenywe nk'uko itaka yararimo kuri mira. Uyu Hakizimana Eric rero nawe yahise ava mu nzira, ava mu buzima bw'abazima. Byabereye rero muri karere ka Kamonyi, n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo. Abantu bo mu Majyepfo, abantu bari Kamonyi n'ubundi hariya rwose hafi ndetse na za Biyenzi, abantu bari za Huye, abantu bari za Nyanza, abantu bari za Nyamagabe, abantu bari za Nyaruguru, hariya kwa Bikira Mariya umubyeyi utabara imbabare,
namwe mwese mbahaye ikaze kandi mbifuza bigeze nabizi neza ko mukurikirana ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda. Ubwo mbonereho n'abari baturanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu karere, bari mu bice bitandukanye byegera intara y'Amajyepfo. Nandi ngumaze kuvuga ko byabereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, ho mu murenge wa Runda, akagari ka Ruyenzi, umudugudu wa Rugazi. Ahangari ho iyi mpanuka yabereye. Uyu musore Hakizimana niho ubuzima bwe bwabaye. Biteko kandi byatewe no kuba uwo mushoferi atagize amakenga y'imitirire y'aho hantu. Urumva imihanamire cyangwa se ubutumburuke bwari bugize aho hantu ntabwo yigeze abasha kubikontorora ngo arebe ngo bihagaze gute, ngo arebe ngo bimeze gute, se nakirinda gute, nakora iki kugira ngo byibura ahantu hameze gutya ngo ndamirinda. Kenshi yaba polisi y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu bukunda kugaragaza ibyo niba ugiye kumanuka ahantu cyangwa se kugenda ahantu, byaba byiza ubanze kugira amakenga, kumenya ukuntu hateye. Wabona hashobora kuba hagushira muri risike icyo uri gukora, ukaba wagihagarika. Saba twazi b'abashoferi gusa cyangwa se abashoferi batwara ibinyabiziga bitandukanye, n'abantu muri rusange bakunze kubagira inama yo kugira amakenga. Polisi rero nayo yihutiye gutabara, ariko isanga uwo muntu yamaze gupfa. Uwo rero Hakizimana Eric yamaze kwitaba Imana. Gusa nureba neza ukuntu iyi mashini yaguye, birakwereka ko uyu musore rwose upfa byari hari ahantu habi cyane, hari hahanamye, ni mu musozi miremire. Urabona ko ntabwo ari muremure cyane, ahubwo ukuntu aho hantu hateye, ukuntu ubutumburuke bumeze, nibwo ushobora kuvuga ko impanuka yari bube. Nureba neza ureba ukuntu abantu nabo bashungereye, ibintu nyine byabashobeye kureba ukuntu imashini yaguye. Imashini yaguye y'amapine bamwize nk'amenyo, y'amenyo bari hejuru, yahise azamuka hejuru. Bigaragara ko uyu musore kurokoka rwose byari biri mu nzira zigoranye cyane. Impanuka nk'izi rero zikunze kuba, ariko polisi y'u Rwanda n'ubundi ikomeza igira inama abashoferi ndetse n'undi uwo ari we wese waba ukoresha umuhanda, waba ukoresha ibikorwa runaka by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro se cyangwa se bwo gutunda ibitaka, kugira amakenga, kugira icyo bita atansiyo kandi ku rwego hejuru, kuko nta kintu bifasha kumenya ugomba kwitwara mu gutwara ibikoresho by'abantu ndetse n'umuntu muri rusange. Iyi mpanuka rero ubwo nayo itwaye undi musore, akaba ari ibintu bimaze kuba akasamutwe. Ni inkuru rero wagenda ugasoma ku kinyamakuru Kigali Today, yasohotse n'ubundi mu kanya cyane, nanjye nifuza kuba nayo kugira ngo umenye update zose zimaze kugeraho. Niba uje aka kanya kuri Biza TV Rwanda, ndagusaba gukomeza gukora subscribe, ukoresha kwiganira ibigezo byacu ndetse n'udukomante bya buri munsi. Nakubwiye ko nitwa Eric Nshimiyimana. Komeza ubane natwe mu biganiro byacu biza by'ubuzima ndetse n'iby'isi. Nayindi neguza naho ubutaha.